Imana iduhaye umwanya kugira ngo tubashe guhura mu nzu yayo guhimbaza izina ryawe. Mfite ishimwe rikomeye cyane imbere y'Imana kuko ku munsi wo kuwa kane nari nkoze impanuka ikomeye cyane mva Kigali ngeze ahantu hitwa Mukoto. So uyu munsi ntabwo nakabaye ndi kumwe namwe nuko Imana yahabaye. Nawe ufite ishimwe buri wese afashe mikrofone akazari imbere ndakubwiza ukuri umuriro wakwaka. Amen. Haleluya. 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 Hanyuma abantu baje nyuma twivuze nitwa Pastor David. Ni umukozi w'Imana, ni umuvugabutumwa n'ibindi Imana ishoboje nyabikora cyane. Naturutse hepfo ngaha hafi na IBRS. Nabakunze cyane nabonye mufite umuziki uryoshye. Muragahora amatama Imana y'umugisha cyane. Ufite intego ivuga ngo mushakashake uko ibyo reka tuvuge twese mushakashake uko mwamenya ibyo umwami agize ate. Ejo Imana y'umugisha mwarakoze kuntekerezaho cyane ngira ngo umugisha inshuti yanyu ngira ngo itorero rya hano tumaze kugirana igihango gikomeye cyane sibyo ngira ngo niyo mpamvu mwambwiye. Amen. Kandi baravuga ngo ifuni ibagarira ubushuti hanyuma imvura igwa idasubiye bayita ubwo siko ndacyari cyumye. Reka dusome ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Matayo 13 umurongo wa 44. Turirukaga cyane kugira ngo abari baze ko umwanya wo guhimbaza Imana akoresheje tabikiya cyane. Matayo 13 umurongo wa 44 haravuze ngo ubwami bwo mwijuru bugereranywa n'izahabu zahishwe mu murima, umuntu azigwaho arazitwikira aragenda, umunezero umutera kugura ibyo yari atunze byose ngo abone kugura uwo murima. Reka nsubiremo, haravuze ngo ubwami bwo mwijuru bugereranywa n'izahabu zahishwe mu murima, umuntu azigwaho arazitwikira aragenda, umunezero umutera kugura ibyo yari atunze byose. Ahantu mwashe attention cyane, umutera kugura ubundi muri langaje nyayo umutera kugurisha, yagurishije isi. Amen. Twagiye mu Baheburayo ibice 11
duhere ku murongo wa 24 tugeze ku wa 26. Reka gutega amatwi twumve ijambo ry'Imana. Hanyuma mushumba abandebera mu ntego y'uyu munsi na Efeso 5:10 arahita nawe yakira kugira ngo dukomeze ijambo ry'Imana. Urwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice 11 guhera ku murongo wa 24 kugeza ku 26. Kurengananywa n'ubwoko bw'Imana abirutisha kumara umwanya yishimira ibinezeza by'izaha, kuko yatekereje yuko gutukwa bamuhora Kristo ari ubutunzi buruta ubwo abanyegiputa babitse rwose, kuko yatumbiraga ingororano azagororerwa. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Niko nshubiye ku iyo ntego. Efeso 5:10 n'aya magambo tugusubiramo nyiravuga ngo mushakashake uko mwamenya ibyo umwami ashima. Imana ikumugisha. Yesu ashimwe cyane. Sinzi niba abantu wenda twese turanga kubera ko twabyukiye mu nsengero z'aho duteranira, ngira ngo abantu babashije gusoma kuri yenda y'ukwisi ihagaze muri bake. Nagerageje gutera akajisho nsonze materaniro, sima ku kinyamakuru kimwe nkunda gusoma, nsanga nyiri joro, ngira ngo ni ijoro ryo muri Afurika, uretse ko hatarimo diferanse nini cyane y'amasaha hamwe na hano muri Isirayeli. Nsanga nyiri joro ngo Irani yateye muri Isirayeli. Wenda amakuru abatari bayazi nabo kuyamenya ntacyo bitwaye. Noneho Irani ngo yafashe drone yohereza za misile nyinshi muri Isirayeli. Muri misile 300 bateye, Amerika, Ubwongereza, ngira ngo na Jordan ubaka systeme yo gufata izo misile ikazishwanyaguriza mu kirere. Bavuze ko 99% y'ibisasu byatewe byose byamaze gusabirwa mu kirere, barigira ifu bikiri mu kirere, mu yandi magambo nta n'umwe cyane. Turashima Imana ko hari abacanye umuriro, Imana yohereza izindi mbaraga zo kuwuzimiriza mu kirere. Agapanga ku munsi wa kabiri, agapanga ku munsi wa gatatu, hanyuma rero w'Imana bakagira ngo nta kiri gukoreka, ariko mu isi y'umwuka yabwiye ko ntabwo zamusiga, ntabwo zamuhana, zagendana ntabwo yitaho ntabwo ziraza kuko mazina kazagute. Iravuze ngo ubwami bw'Imana bugereranywa n'umuntu wagize atya aba mu murima, amaze kubona umurima asanga harimo zahabu, agira gute? Arazitwi. Ukuri muri Yesu we turajyamanirana.
bwira umuntu wicaye Amina. umwego reka mwicarire umutogoto w'inkono wicarire ijambo uyu muntu akimara kumenya amakuru k'umurima urimo zahabu yaragiye aratwikira amaze gutwikira agendana ibanga ufashe deo ukayifungura ukayimena mu kanwa ntabwo yamanuka
itazwi n'abantu. Ariko umugabo ufite ikintu twita iyerekwa ngo ryagutse, iyerekwa rigafirina, iyerekwa rifite gahunda, iyerekwa rifite icyerekezo. Ntabwo sikeleba umurima ubashakira icyicaro umurima bari barahinzemo za dodo, barateyemo amasombe, bawufata nk'umurima usanzwe. Ariko umugabo ufite iyerekwa ryagutse, umugabo usobanukiwe ibyayo, aragenda agurisha everything. Hari icyagaciro kuba bizima kugira ngo tukibone, gusabwa ishoramari, turasabwa gushora, turasabwa gushora, turasabwa gushora. Niyo sikeleba abanyeshuri niyera imaze kumbwira ngo muri mwe abantu benshi bagiye kuzabona za viza. Agurisha ibyo afite kugira ngo agure isaha ifite zahabu. Zahabu tuvuga hano ni ubwami bwinshi. Yagiye agurisha
kugira ngo abashe gushyikira ubwami bw'iki. Uretse twagira subiza wihuse. Mose yamaze imyaka ingahe kwa Farawo? Vuba cyane. Turaza kwandurana akaruza gakatemo rero aho ngaho yabayeho neza cyane kuko yari muri ba prince bo muri Egypte, yari waragwa ingoma mu gihe cy'imyaka 40 kuko bamuteye mu mazi bamujyana kwa Farawo kurererwayo mu gihe cy'imyaka 40 yari aguwe neza nta kimwe gusa. Subiza byihuse rero kwase ukwe yamaze imyaka ingahe ihute na wachanye cyangwa mu bose wachanye bose abajya kwigamba bose ukwe vuga ngo 40 aho yari mu butayu abagira intama anyagirwa izuba rimukubita, ariko remember yavuye kwa Farawo asize zose, ariko agiye mu maganga y'intama, agiye mu butayu, agiye mu bihe bikomeye. Imyaka ingahe? Ibihumbi bingahe? Mu butayu yamaze imyaka ingahe? Iba ingahe? Mu butayu habaye neza? Abayamama mu butayu zirabazisiga mu butayu wabura ikintu mu butayu wabura amazuru maremare wazana amagufi mu butayu wahazana ibyo muri Harvard mu butayu ubutayu batungwa n'abantu bagatungwa n'amazi, Imana ifatiye icyemezo gusa. Mose nyuma yo kubaho neza imyaka 40 kwa Farawo yarabirenze, asanga kwa Farawo hari ibijya n'ubuzima bwiza, ariko nta Mana ihari. Urabibise? Abana mu butayu nta biryo, ariko nta Mana ihari. Arangije ahitamo mushakashake arangije ahitamo areba icy'agaciro, arabangurwa kwa Farawo. Hari icyubahiro, hari ibyo kurya, hari agaciro, ariko nta muntu wo kwa Farawo uzataha ubwami bw'Imana. Aravuga ngo misemo kujya kubabazwa imyaka 80, ariko aho nerekeza ni heza. Ijambo ry'umunsi uhitamo aho ukwiriye kuba nasoza Imana ahugije kuba bahigura wasomye nakandi hasomye najyaga kwigisha ntaransobanukirwa neza icyo Imana ihambwe none avuga ngo Mose amaze gukura niho yamenye ko ibyo ari batari byo amaze gukura. Harya abantu bakinira ku izahabu kandi izahabu rero mu murima usanga uri kumbe harimo iki izahabu, ariko Mose amaze gukura asobanutse ko atari ubutaka gusa harimo izahabu. Mu kibwirizo cyawe
gitumye ntangaza ibintu bikomeye. Hari igikorwa nzakora mu rusengero mu mezi nk'atanu ari imbere. Tuzagira igitaramo kizava mu gitondo nka saa 3 kigere saa 12 za tubitegure neza, tugutanga amafaranga menshi, ariko ubwami tugomba kwinvestisamo. Utashizemo igishoro ntacyo uzajya gusarura, ariko washoye witege ko nawe uzagira gute uzasarura. Rero ngiye kwitegura, muzafasha, muzantwerera, ariko tuzagira igitaramo kivuye mu gitondo, atagutumira abantu ngo baze saa 8, ahubwo tubagahurire, barye, banywe, tugushima ijambo ry'impumuro n'integuro. Iri ni ijambo ridukomeje, tumaze dushakashake idushima, ibindi byose tuzabihabwa byanga byakunda. Urubyiruko n'abantu bato baracyafite amahirwe aracyakinguye menshi uburyo bwinshi. Ayo wakinguye fire avuye hariya muri prison ku munsi wa 11 ukamubwira perezida wa repubulika, mana birashoboka. Hari undi muri gihugu cy'u Rwanda wahamagaye ari gucuruza mu Gakinjo hari i Kigali, ayagenda umumini abadepite ako kanya nyine mu izina rya Yesu. Aka kanya ndaremye bishasha, mana imitima yacu uguremo bishasha, umukorera yacu uguremo bishasha, izamu wahishe imbere yacu tukaba tutayisobanukiwe. Mwana uduhe igishoro cyo kuyigura, uduhe kuzinuka ibyo tukwiriye kuzinuka, uduhe kwirinda ibyo dukwiriye kwirinda, uturinde mwami ko abantu baduca intege, imbere yacu ni heza byanga byakunda. Data, twanze agasuzugura abantu bose bagusuzuguye, ariko tugomba kwinjira mu cyubahiro cyawe, tukinjira muri gakondo yacu. Mwami, iki cyubahiro kizaba icyawe, ni wowe kizagarukira. Turagushimiye ko wamaze kugira iyerekwa, turagushimira ko umaze gushyiramo inspiration nshyashya, turagushimira ko umaze kwereka icyo bakwiriye gukora ku buzima bwabo. Turagushimiye kuko hari abantu beretse bakwiriye kuva kwa Farawo bagatangira urugendo rwerekera i Kanani. Mana, turagushimira ko igihugu cyawe ari tugitera amata n'ubuki. Mana, uzi ubikore hanyuma ubishimirwe. Waravuze ngo dore ikimenyetso kizabana n'abizera, cyane cyane abavuga ubutumwa bwiza, bazakora ibitangaza mu izina ryanjye. Wonders, signs and miracles, these will follow these people. Mwami, ndagusabye ngo ibyo ukora bitatu bikurikirane David aho agenda hose, ibimenyetso, ibitangaza n'imirimo ikomeye, twumiza amahanga mu izina rya Yesu Kristo. Ndamusengeye, ndasengera Eric natwe banoterane ngo agitambagira icyo kibanza, nawe wamaze kuguruza izahabu izatuma agenda akagurura umurima. Ukuri Imana isumba byose, urubyiruko rw'abanyeshuri baba babyumvishe mu nsengero zitandukanye, baba babyumvishe mu materaniro atandukanye, ariko turagusabye mu myaka yabo 5 iri imbere, mu myaka yabo 10 iri imbere, ibi tuvuga nabo baze bamaze gutangira kubivuga. Izina ry'Imana ntabwo icyubahiro, kuko ari cyo mu mitima yacu mu izina rya Yesu. Amen.
turamukaramiye igitaramo cya nyuma y'amateraniro yabaye ku nsengero zitandukanye. Dufite umutima wishimira bano bantu baje kudufasha gutaramira data uyu mubyizi wabo, ubare mu yindi mibyizi wabaruyeho. Uyu murimo wabo ngo wipfabusa. Rimwe na rimwe hari igihe dukora ibintu abantu ntibamenye agaciro kabyo n'ibyo, ariko nk'uko twabonye Mose amaze gukura niwe yaciye akenge amenya ibyo ari byo. Turagusabye natwe ngo kumenya neza, hanyuma ababene data baje ubamugisha ijyanye no kwitanga kwabo. Data ntacyo tubonye cyo kubaha mu buryo bw'umubiri, ariko bahaze mu buryo bw'umwuka. Kandi iri jambo bakiriye kuri uyu musozi n'ibyo natwe batugaburiye bitubere indi ntambwe idutambutsa itwerekeza mu gihugu cy'amasezerano. Jyana na buri wese aho agiye kujya, ari abagiye mu kigo, ari abagiye mu rugo, twese dushikane amahoro. Tuzongera kuva mu nzu yawe umunsi w'icyumweru dufite umutima n'ubuntu ushima. Data, abantu bose bagusenze bari muri iyi nzu bakaba bafite icyifuzo bagusabiye, uracyakira kandi baze bibuke ko bagisengeye bari kuri uyu musozi wa Nyamagumba, kuko ni isezerano ryawe ryavugiwe amatwi yacu bivuga kuzakandagira muri iki kibanza wese azahabonera umugisha. None rero duhagaze muri iryo sezerano dusabira umugisha ababere data, mu izina ry'Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera. Amen.